Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza aho muherereye ku isi hose. Amahoro y'Imana abane namwe. Nagarutse ndi Revera Pasteur Uwamarayika Odette, benshi mumenyereye kwitwa izina rya Mama Kevin. Ndabakunda rero, nari maze iminsi ndi kubaha ubuhamya, ariko noneho tugarutse ku ijambo ry'Imana. N'ubuhamya kubabwumvise tuzasubukura, nabwo muzabwumva kugeza uyu munsi wa none. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cya Zaburi, Zaburi 20, turahera ku murongo waho wa 2 tugeze ku murongo waho wa 5. Zaburi 20, 2-5, dusome mu izina rya Yesu. Havuze ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni. Yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ndetse ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, ngo iguhe n'imbaraga ziva i Siyoni. Imana ishimwe. Ndakwifuriza ko Uwiteka Imana yakoherereza ubutabazi bw'Imana bukugereho, wowe ukeneye gutabarwa, wowe uri gusenga ubwira Imana ngo Mana ndengera, wowe uri gusenga uri mu bibazo, uri mu bigeragezo. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago. Amakuba urimo, ibyago urimo, nje kugutangariza ko Uwiteka aje kubigukuramo, nje kugutangariza ko Uwiteka aje kuguhagurutsa kuri icyo gisasiro, kuri ubwo buzima ubayemo, muri ubwo burwayi, muri izo ntambaro uri gucamo, ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago. Imana ishimwe. Umunsi w'amakuba n'ibyago urakwegereye se? Ubu urimo se? Uri kubona uri gusatira ibyago biri hafi yawe? Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo yibuke amaturo yawe watuye. Imana ishimwe. Icyo wakoze cyose cyiza Imana ikibuke. Ndagira ngo nkubwire ngo ibutse Imana amasezerano, ibutse Imana imirimo myiza. Niba uzi umuntu wafashije, niba uzi umuntu wagaburiye, niba uzi umuntu wagiriye neza abikeneye, ubyibutse Imana. Aleluya. Nkunda kubwira abantu ngo niki Imana n'abantu bazakwibukiraho. Gerageza ushaka ikintu Imana izakwibukiraho. Gerageza ushaka ikintu abantu bazakwibukiraho. Icyo Imana n'abantu bazakwibukiraho nta kindi, ni imirimo myiza. Ariko Bibiliya iravuze ngo yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje. Amaturo watuye mu rusengero, ayo watuye n'umutima ukunze, uwo wafashije, uwo wahembuye ameze nabi, uwo wagaburiye ashonje, uwo wambitse yambaye ubusa, Uwiteka Imana aje kubyibuka. Imana ikugirire neza. Hepfo havuze ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Umutima wawe ushaka ko Imana ikugirira neza. Umutima wawe uyu munsi wa none uri kubwira Imana ngo Mana ndengera, Mana ntabara, Mana nkura muri ubu buzima ndimo, Mana nkuraho ibi bibazo. Urugarijwe n'ibigeragezo, urugarijwe n'ibibazo bitandukanye, urugarijwe impande zose. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugoroba Uwiteka aje kukumvira, aje gukura mu bibazo urimo, aje gukura mu bigeragezo urimo, aje gukura mu ntambaro uri gucamo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire wowe wihebye, wowe urushye, wowe uremerewe, wowe byacanze, wowe uri kureba amanywa akakubera igicuku, humura. Nubwo bikomeye Uwiteka aje kukumvira. Wowe icyo nagusaba nuko wasenga. Egera Imana, uyihamagare, uyitakambire, izakumva. Ku munsi w'amakuba n'ibyago Imana izakurengera. Ku munsi ubona inshuti zakuvuyeho,
ku munsi ubona abavandimwe bagutaye, ku munsi ubona uhagaze wenyine, ku munsi ubona uri mu bigeragezo, haleluya, ku munsi w'ibibazo, Imana ije kukumvira. Wowe tabaza Imana, yihamagarira kumva, gitakirira gutabara. Imana yacu irasubiza, Imana yacu irwana intambara, Imana yacu ntabwo ari nk'umuntu. Umuntu wamubwira akakumvira ubusa, ariko Imana yo ntabwo yumvira ubusa umuntu. Imana ntabwo ari nk'umwana w'umuntu. Wagera ku muntu ukamubwira ngo ndengera, ntakurengere. Wagera ku muntu ukamubwira ngo ufungurira, ushonje nawe bibona ko ushonje, akakwihorera. Ariko Imana yo nuyihamagara ntabwo izatinda kugusubiza, ntabwo izatinda kugutabara. Izagutabara, iguhe n'indishyi z'akababaro. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo haleluya, haleluya, ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Uwiteka kumvire nshuti yanjye, Uwiteka kumvire wowe uri mu bibazo, Uwiteka kumvire ku munsi ubona byanze, nyirinzu aje kugusohora, abana babuze minerivare, wabuze icyo kugaburira abana. Uwiteka kumvire cya gihe ubona inshuti n'abavandimwe bagutaye. Iyo uri mu kigeragezo ushakisha n'uwo wahamagara ukamubura. Muri telefone yawe ufitemo abantu 500, ugashakamo umuntu umwe wagukemurira ikibazo ukamubura. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka kumvire muri ibi bibazo, Uwiteka kumvire muri ubu burwayi. Birashoboka ko uri kwa muganga, birashoboka ko uri mu nzu y'imbohe, birashoboka ko ufite ubukene, birashoboka ko uri umushomeri igihe kinini, birashoboka ko urwaye cyangwa urwaje. Uwiteka kumvire nshuti yanjye, Uwiteka aje kugutabara, Uwiteka aje kukurengera kuri uyu munsi w'amakuba, kuri uyu munsi w'ibigeragezo, kuri uyu munsi w'ibyago, mu gihe wabuze abawe, mu gihe ukubirijwe n'ibibazo. Uwiteka aje kukumvira ngo gutabarwa kw'Imana ya Isiraheli, haleluya, kuje ku buzima bwawe. Imana ikoherereje ubutabazi, Imana ikoherereje ingabo, Imana ije kubyikorera. Aho ureba hirya no hino ukararanganya amaso ukabura uwo wabwira, tumbira Yesu, bwira Imana yawe. Yiteguye kukumva, yiteguye kugusubiza, yiteguye kukurengera, yiteguye kukurwanirira. Ntabwo izagukoza isoni, ntabwo ari nk'umuntu. Haleluya, haleluya. Twabonye abo twagiriye neza, utamubwira ngo mfite ikibazo ngo abashe kukumva. Twabonye benshi, Imana ishimwe cyane, wagiye uhumuriza umutima bababaye, ariko wahura n'ikibazo ukabura n'umwe wabwira, ukareba impande zose ukabura uwo wabwira. Ariko ndagira nkubwire ngo egera Yesu, umubwire niwe gisubizo kibazo byawe byonyine. Niwe kurwanira intambara zawe, niwe uje kuguhanagura amarira, niwe uje kukomora izo nguma, niwe uje kugutabara. Uzabona neza kukuboko k'Uwiteka Imana kukuri hafi. Uzabona neza ko Imana ikoherereje ubutabazi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Reka dusenga n'Imana, reka ngufashe gusenga, wongere ugire imbaraga. Imana ije kwibuka amaturo, Imana ije kwibuka ibyiza wakoze, Imana ije kwibuka imirimo myiza, kandi niza kukwibuka nawe uzamenya neza ko ari imbaraga z'Imana zibikoze. Amahoro y'Imana abane nawe. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana nzima, sengeye bene data aho baherereye ku isi hose bafite ibibazo. Mwami Yesu Kristo, ijambo ryawe ryatubwiye ngo utwumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago, wohereze ubutabazi. Ndabasengeye kugira ngo boherereze ubutabazi, barengere kandi ubumvire. Ibuka imirimo myiza bagukoreye, ibuka amaturo batuye, ibuka abantu bafashije, ibuka Uwiteka we, ibuka abantu bawe bararushye, abantu bawe bafite ibibazo, bafite ibigeragezo byinshi. Mana, humuriza imitima yabo, bakomeze mu gihe gikomeye barimo, bambika imbaraga zawe kugeza ubwo Uwiteka Imana bazabona ko Uwiteka yumvise gusenga kwabo. Mwami Yesu, barinde be kuzicuza bavuga ngo ibyo twakoze, ahubwo Mwami Imana babona inyungu y'ibyo bakoze, kubera yuko babikoreye wowe, ntago babikoreye abantu. Nawe ngwino bibuke, ubambike imbaraga zawe, bakomereye muri urugendo barimo. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.